Iyo tuvuze amatiku muri siporo yo mu Rwanda ntiwabura kumva amazina arimo Regis Muramira, Mucyo Anta, Sam Karenzi, Ishimwe Ricard na Kalisa Bruno Taifa, kandi aba bose uko mbababwiye rwose bigaragara ko bafitanye isano, hari aho bagiye bakorana, hari aho bagiye bahura mu mirimo imwe igiye itandukanye, aho bamwe na bamwe bitanaga inshuti, abandi bakitana ba brother, abandi bakitana abavandimwe, bavuga ko bafitanye ubucuti bw'igihe kirekire, ariko byaje kugenda gute kugira ngo nyuma y'igihe kitari kinini, cyangwa se nyuma y'igihe kitari kinini cyane, nyuma y'imyaka mikeya batangire batukane, batangire basubiranemo. Ese kubera iki byabaye kuri bano bagabo kandi bigaragara ko bakuranye ku bitangazamakuru bimwe? Kubera iki baje kwitana abanzi? Ariko ngiye kugusobanura neza cyane imva n'imvano y'urwango hagati ya Muramira Regis, Sam Karenzi, Mucyo Anta, Ishimwe Ricard na Kalisa Bruno Taifa, ubu ngubu utakibarizwa ku butaka bwa hano mu Rwanda. Ni gute baje kwisanga umwe ajya hariya agatuka undi akajya kuri YouTube channel ye agatuka bagenzi be, aho ubu ngubu rwose umuntu urimo ureba Kalisa Bruno Taifa TV ubona ko adahuza na gatoya na radio nshyashya ya Sam Karenzi, aho twanabonye urwango rukabije ubwo witwa Ishimwe Ricard yatabwaga muri yombi, tukabona ko uyu nguyu Kalisa Bruno Taifa yakoreshaga imvugo ikakaye cyane y'uburyo Ishimwe Ricard bamusanze munsi y'igitanda ngo yihishe, kandi ukabona ko yabikoze arimo aseka, nubwo yaje kwisegura kubamukurikira, ariko still yabikoze ubona rwose arimo aseka. Ese wabashiye neza gusobanukirwa ayo mazina nkubwiye? Dore nguyu Kalisa Bruno Taifa, ndaje mbakwereke neza cyane. Dore nguyu Sam Karenzi, undi rwose nawe ndaje mukwereke neza cyane. Uyu ni Taifa ugarutse, ari Kalisa Bruno Taifa barakoranye cyane. Uyu nguyu bamwita Ishimwe Ricard umutasi, uyu nawe rwose ari mu bafitanye amatiku uko nabababwiye kare, mbabwira ku matiku bafitanye. Bamwita Regis Muramira, nawe ari muri ako gatimu babwiye k'abantu bafitanye amatiku. Dore ngo rwose Muramira Regis, umwe mu bantu bamaze igihe kinini mu mwuga w'itangazamakuru, mwe mu basaza b'umwuga. Dore uwanyuma ngo rero bamwita Mucyo Anta Biganiro. Rero aka kanya kugaruka kuri case umwe ku wundi kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza cyane. Ubundi byatangiye ari uwitwa Regis Muramira, ari uwitwa Mucyo Anta ndetse na Sam Karenzi. Ariko se wakwibaza ngo ubundi uyu Mucyo Anta Biganiro na Sam Karenzi bapfa iki? Ni irihe sano ribahuza aba bombi, Anta na Sam Karenzi? Ariko imva n'imvano yo gushwana kwa Sam Karenzi na Mucyo Anta ni iyi ngiyi, nta yindi. Nuko hari imfube nyinshi z'abakinyi zaguzwe mu ikipe ya PFC, ariko mu gihe cyo kukurwa zikagurwa n'uwitwa Sam Karenzi. Ariko mu gihe bano bakinyi bari bananiwe gutanga ibyo bari baguriwe, bari biswe imfube cyangwa se bari babaye flop nkuko dukunda kubyita hano mu Rwanda, byaje kwitirirwa Mucyo Anta Biganiro, byitirirwa ko ari wabaguze. Ndetse Sam Karenzi ntiyatinyaga ko yajya kuri radio akavuga ko abitwa ba Chidiebere ari abakinyi ba Mucyo Anta, kandi Mucyo Anta rwose we ubwe yarabyitangarizaga akavuga ko abakinyi baguzwe na Sam Karenzi. Gusa birimo amayobera kugira ngo umenye ninde waguze bano bakinyi, ninde wihishe inyuma y'igurwa ry'abakinyi baje bakaba flop mu ikipe ya PFC. Ariko bijya gutangira wabona ko witwa Kalisa Bruno Taifa nawe yarashyikiye Sam Karenzi, bose birirwa barikura imiriro kuri Mucyo Anta kuri radio. Mu kiganiro bakoraga cyitwa urukiko, bamurekuragaho imiriro, kandi mbibutsa ko aba bombi ko nababwiye bakoranye kuri Radio and TV 10 mu kiganiro urukiko rw'imikino. Bose barakoranye, ariko bamwe baza kugenda bajya kuri Fine FM, ubundi bava bajya kuri SK FM, akaba ari radio rwose nshyashya Sam Karenzi. Ariko bajya kuri SK bahagiye batari kumwe n'uwitwa Muramira Regis, ndetse batari kumwe n'uwitwa Kalisa Bruno Taifa kuko yaramaze kujya hanze y'igihugu. Ndetse no kuri Radiant TV 10 uwitwa Muramira Regis yakoze igihe gitoya kuko we akenshi yabaye kuri City Radio ndetse na Fine FM, aho rwose
yabanye n'aba ba Sam Karenzi bakakora igihe kitari gitoya cyane. Rero impamvu y'urwangano hagati ya Sam Karenzi na Mucyo Anta yo ndakeka mwese mubashije kwimenya neza cyane, kuko ni impamvu rwose wabonaga ko ifite uruhare runini kugira ngo bano bagabo babe batabyumva kimwe, cyangwa se babe batumvikana mu magambo, umwe agenda atangaza n'undi agatangariza undi. Tujye kuri aferi ya kabiri y'uwitwa Sam Karenzi ndetse n'uwitwa Regis Muramira. Abangaba ikintu bapfa akenshi gishingiye ku mafaranga, dore ko nk'uko nabibabwiye bakoraga mu kiganiro kimwe urukiko rw'ubujurire cyabaga kuri Fine FM. Aba bombi rwose bakoraga kuri radiyo imwe, gusa aho bagendeye uwitwa Regis Muramira yaje gushinja Sam Karenzi kumutwara abafatanyabikorwa, akamutwara abantu bose bakoranaga mu kiganiro urukiko rw'ubujurire, ikiganiro babanagamo bombi. Rero ko aho Sam Karenzi yagendeye yafashe uwitwa Regis Muramira akamutanya n'abafatanyabikorwa babanaga, bikarangira abamwambuye rwose bakagenda. Rero uwitwa Muramira Regis akavuga ko ari nko kumukura amata ku munwa, kumutwara abafatanyabikorwa bose bakoranaga. Ukabona ko rwose byari ibintu byababaje cyane. Uwitwa Regis Muramira batangirana kugirana bifuza igihe kirekire, bavuga ko ari murori, bavuga amagambo menshi agiye atandukanye, barasebyanya, bavuga uburyo umwe adashobotse, bavuga uburyo umwe arusha undi amateka, bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye tutakwishimiye kuri aba bagabo bombi. Gusa nanone nta kundi twabigenza, kuko nibo babyitiyemo, nibo bahisemo amagambo bazajya bakoresha basebanya, aho akenshi na kenshi Muramira Regis yazaga yasa rwose avuga adaciye hejuru, asebya Sam Karenzi, na Sam Karenzi akajya kuri radiyo ya SKFM akaza nawe arandura, ubona ko yari amahane. Gusa amaginganga ye bisa ngo bimaze gucogora, kuko ntabwo amatiku akiri menshi nk'uko byahoze mu minsi yashize. Rero twizere ko bitazanagaruka. Ese umwana Ishimwe Ricard we aza muri bino bintu gute? Ni gute umwana uje mu itangazamakuru ejo bundi, umwana utamaze igihe kinini mu itangazamakuru, umwana waje abangaba Kalisa Bruno Taifa ari abaprofesiyoneri mu kazi, ba Regis Muramira ari abaporo, ba Sam Karenzi ari abaporo, Mucyo Anta yari umuporo mu kazi ke. Ni gute uyu mwana Ricard Ishimwe nawe yaje kuba yaza muri ino timu kugira ngo n'amatiku abashe kuba yaba menshi muri ino football ndetse no mu itangazamakuru ry'imikino? Reka mbe ndetse kumugarukaho umanze mbabwire ku witwa Sam Karenzi. Ubundi akenshi usanga bose bafite aho bahuriye na Sam Karenzi ndetse n'uwitwa Kalisa Bruno Taifa. We barapfa iki? We niki kibateranya? Niki gituma badahuza cyangwa se batumvikana? Kandi ubona ko hari abantu bakwiye kuba bumvikana, ari abantu bakwiye kuba ari inshuti, nk'abantu bakoranye igihe kinini. Bapfa iki muri make? Rero akenshi mwakunze kubona witwa Kalisa Bruno Taifa atihangana buri umwe wese wabashije kuba yagiye amafaranga ya APR, umuntu watumye APR sigura abakinnyi batari beza, gatuma itajya ku byari yiyemeje. Ntago uwitwa Kalisa Bruno Taifa yaje kuba yamuhereza mu biganiro agiye akora, aho akenshi rwose atamucaga ku ruhande, yahitaga avuga ukuri akamena ucambuzi, akavuga ukuri rwose, dore ko mbere na mbere igihe yavugaga Anta nabi nta kindi bapfaga kitari ukuba Anta nawe yarashinzwaga kugura abakinnyi ya PFC, akabona ko ikintu nyamukuru bapfaga. Kandi aho amenye ko atari ukuri, amenye ko Mucyo Anta atagura abakinnyi ya PFC, rwose batangiye kumvikana, atangira kumujya inyuma. None bahita bataka uwitwa Sam Karenzi, abari batangiye kumeneraho umuceri rwose bavuga ukuri, aho uwitwa Mucyo Anta ndetse na Kalisa Bruno Taifa batangiye guhuza rwose, kandi bitari ibisanzwe. Aho mbere y'icyo gihe wabona ko ari abanyamakuru batumvikanaga, nabo bakamenana umuceri, bakavuga rwose, bakavuga amagambo atari meza, mwavuga mugenzi we undi avuga undi. Ariko nyuma yaho Bruno Taifa amenye ko Mucyo Anta ashobora kuba arengana mu baguriye abakinnyi ya PFC, yatangiye kutongera kumuvuga nabi nk'uko byahoze, atangira kumuryohageza, atangira kuvuga uburyo Anta arengana. None bahita basengera umugozi umwe, batangira kwataka witwa Sam Karenzi rwose, baramuvuga karahava. Sam Karenzi rwose agira n'ahantu yiheba, agira ahantu atangira kuvuga, kwibaza impamvu abantu baba bashaka kumusenyera radiyo, dore ko amagambo bavuga rwose
badatinya kuvuga nabi radio ya Sam Karenzi, bavuga ko radio y'abareyo, bavuga ko ari radio yashinzwe guhirika ikipe ya PRFC, bayishinze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu rero usanga Kalisa Bruno Taifa buri gihe mu kiganiro akoze atajya rwose ahereza iyi radio ya Sam Karenzi, usanga rwose mu bintu yibandaho cyane avuga nabi ari SKFM. Ukaba wabikubaza ari impamvu ayivuga nabi, ariko nanone biba bifite ishingiro kuko n'ibiganiro bitambuka kuri no radio ubona ko rwose bitari shyashya, ubona ko ari ibiganiro bibogama ku ikipe imwe, bikongera bigaha umwanya indi kipe. Gusa twebwe nk'ahangaha ku Mbuto Update News, si cyo kintu twadushingiyeho cyangwa se ibyo tubyitaho. Twebwe ikiba kitureba ni ukwakubita ubucambuzi, ni ukwakubita amakuru meza, kandi nkaho gukubita ubusesenguzi kugira ngo umenye imva n'imva y'urwango aba banyamakuru bose afitanye. Rero uwitwa Ishimwe Rikari, ndimo ndabategura ikiganiro cya B kigaruka we ahantu urwango rwe n'aba bantu bose rwavuye. Rero icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe kugira ngo ikiganiro cya B kitagucika. Rero ubu dukomeze kubana neza cyane ku Mbuto Update News. Ndabakunda cyane. Niba hari ikindi gitekerezo ufite kiduye muri comment, tuzakugezeho inkuru ubutaha, ubashe gusobanukirwa neza cyane. Nitwa Pacifique Mbuto Rukundo, ndabakunda cyane.